abagize icyiciro cya 71 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo bagera kuri 55 nibo bari bamaze igihe bahererwa amasomo mu kigo cya Mutobo giherereye mu karere ka Musanze. Kaporali Tuyambaza Inosa wari mu barindaga Generali Omega ndetse na Koloneli Uwimana Alphonse bavuga ko bahisemo gutaha mu Rwababyaye bitewe n'ikinyoma babeshywaga n'abayobozi babo bababwira gutera u Rwanda. Urumva kandi ukareba ugasanga se tuje kugwana mu Rwanda bizagenda ute? Ntawe duhejeje hanze, nta muntu wanze ko tuja mu rugo, tuzagenda tubatera gute kandi waduhakirwe gutaha? Wari bugasanga n'ubundi rero muri gupfa ubusa tufata icyemezo cyo gutaha. Urabaturutse naje mbaturutse kuko nyine ntago wasiga umuntu uwarindaga ngo musiguze mu Rwanda mu muteguze. Ubusanzwe abayobozi bakuru batuyoboraga hari benshi babaga bafite ibyo biceka cyangwa se ibyo bagirizwa basize bakoze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho hari n'abandi babaga bafite izindi nyungu zabo ku giti cyabo, nicyo cyatumaga bakomeza kutumetona mu ishyamba kugira ngo tube nka bouclier. Nibwo nyuma yaho twabonye ko turi kuzira ubusa, abantu bari gupfira ubusa mu mashyamba, dufata icyemezo cyo gutahuka mu gihugu cyatubyaye. Kuri iki cyiciro cya 71 abasezerewe mu kigo cya Mutobo bari mu mitwe yitwaje intwaro bari mu byiciro bitatu, aho harimo abari abasirikare, abana bari barashyizwe mu gisirikare ndetse n'abasivili. Nyirahabineza Valerie, perezida wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, avuga ko icy'ingenzi kibanda mu nyigisho bahabwa ari uguhindura imyumvire. Tubategura neza uko dushoboye dufatanyije n'inzego nyakubahwa minisitiri muri kureba hano zose ngira ngo nazishimire, tukaza tukabigisha kugira ngo bahindure imyumvire, bahindure imigenzereze ndetse n'imyitwarire, bityo basubire mu buzima busanzwe ari abanyarwanda bazima bafite intego nshya itandukanye n'iyo bari bafite bakiri mu mashyamba. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude yasabye aba basubijwe mu buzima busanzwe kutazakoma mu nkokora intambwe nziza u Rwanda rumaze kugeraho muri gahunda y'ubumwe n'ubudaheranwa. Ntimuzigere mukoma mu nkokora intambwe nziza kandi ishimishije u Rwanda rumaze gutera, haba mu kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda ndetse no mu zindi gahunda na porogaramu igihugu cyahisemo kigenderaho zigamije kucyubaka ndetse no guhora zigiteza imbere tujya aheza. Umutekano wubatswe n'abanyarwanda bafatanyije n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano bakaba bamaze kuwugeraho, mukazaharanira kutigera muhungabanya na rimwe, ahubwo mugafatanya nabo kugira ngo urusheho gutsimbatara, mufatanya nabo kuwubungabunga. Muri rusange kuva komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yashyirwaho, imaze gusezerera abagera ku bihumbi 73 basubijwe mu buzima busanzwe. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.